si rimwe cyangwa kabiri uganiriye n'abaturage bari mu cyiciro cy'abasigajwe inyuma n'amateka mu mvugo yabo bumvikanisha ko nta kigenda mu buryo bw'imibereho yabo. Ikintu kitubera imbogamizi ntaho dufite ho guhinga, icyo niyo imbogamizi za mbere zibaho, noneho ntabwo dufite naho gutura heza. Kubaho kwacu tukimuka tukivaho twadutuye, ubuzima dutuye aho turi nta ni bubi cyane kubera ko tutagira naho tubona imboga zo kurya. Inzego zibanze zifite bamwe mu baturage bari muri iki cyiciro ziravuga ko kubera amateka aba baturage bakunze guhura n'ubukene, ariko kandi zikabashinja kuba bataragira umuco wo gufata inshingano ngo babashe kubungabunga na bumwe mu bufasha bahawe. Bwana Musonera Emmanuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagihanga ho mu karere ka Gatsibo. Twaganiriye nk'umwe mu bayobozi bayobora aba baturage bari mu cyiciro cy'abasigajwe inyuma n'amateka. Hari ikintu bishyiragamo cyo kuvuga ngo ni tububakire, niba tumara kububakire baze bajya mu mazu. Ndibashaka rero kugira ngo uyu munsi inzu tububakiye bibe ngombwa ko noneho bayigiramo uruhare, yubake ahereye hasi tumuhe isakaro, bizatuma noneho yanzu abasha kuba yayibungabunga, ibibazo byose biyivukamo abashe kubikemura. Kuko uyu munsi ikintu twamaze kubona nuko yajyaga aburi kuyikurikirana bitewe nuko nawe yakorewe byose, ariko uyu munsi twamaze gusanga iyo abyikoreye nawe hari ikintu gituma iriya nzu iramba, bikazatuma nawe abasha kuzabibwana bagenzi bandi ko igikorwa cyo kwikorera ariyo nshingano nziza iruta izindi zose. Bamwe muri aba baturage ntibahakana ubu burangare bashinjwa, gusa ariko bakemeza kuko bagenda begera abandi baturage ari nako imyumvire yabo igenda izamuka. Ni imyumvire biva ku myumvire, kutitabira ibikorwa bya leta nk'umuganda, kutajya abandi bari, kutajya muri gahunda za leta ngo yumve icyo bavuga, icyo nicyo kibitera. Sinigeze kubabwira kubakangurira kugira ngo bagerageze kureba ko bakwiye kuzaba hejuru, batitaye ku by'uyu munsi ngo wampaye neza zongeramo, ariko hari abenshi bagenda bona biza nyine ugasanga ibyo bamuhaye ntibipfuje ubusa nubwo atari bose. Kuri ubu mu gihugu hose harabarurwa basigajwe inyuma n'amateka bagera ku bihumbi 35, abagera kuri 65% ngo bamaze kwinjizwa neza mu muryango nyarwanda, aho bakora ibikorwa bigamije kubateza imbere. Ariko ikibazo cy'imyumvire ku gufata neza ubufasha bahabwa nicyo gikomeje kuba imbogamizi ituma bamwe muri bo badatandukana n'ubukene mu buryo bwa burundu.